Muraho neza, nitwa Vincent. Nkuko ubona muri iyi taburo, urabona ifoto ya Rongi Tengetenge. Tengetenge ni umwana wazamuye impano ye ku mbuga nkoranyambaga turamukunda: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ariko kugeza ubu ngubu hari amakuru atari meza. Rongi Tengetenge yavutse ku itariki 6 z'ukwa 10/2009, apfuye ku itariki 29 z'ukwa 10/2024. See you again. Twavuga ngo rest in paradise. Uyu mwana atasha afite imyaka 15 gusa. Mu buzima tubaho ariko tugira n'ubuzima bwo gutaha, kuko ntituba tuzarama nk'umusozi, gusa agiye hakiri kare. Niyo udakoresha TikTok cyangwa se ngo ubufollowing abantu bo mu Bugande bakoresha ama TikTok, ndakeka inkuru utari uyizi, gusa urayimenye. Nagahinda gusa isi yose byayibabaje ku mwana w'imyaka 15 gusa. Gusa kubera ko nta kundi twabigenza, bigomba kubaho nyine. Ariko mu bo tubana, iyo utera imbere hari uburyo gushaka uburyo ari bugukure ku isi. Uyu mwana ikintu yazize, azize kuba yaramenyekanye akamenwa n'isi yose, niho abamugiriye ishari bamukuye ku isi. Yo, gusa umunyarwanda yararebye aravuga ati ruriya abandi rutakwibagiwe. Uko agiye n'uwamujyanye nawe azamusangayo. Urupfu rw'uyu mwana ntawe rutababaza, kuko kuri TikTok abenshi bajyaga rero bagiye kwirebera, bakareba ukuntu abyina, bakareba indirimbo ze uburyo azibyina, ndetse hari abamukundira ari amaso ye, bakamureba bakishima. Abazungu bo rero kara kandi karusho. Gusa saa izi ngizi sinzi kuzongera kugira ibyishimo bitewe nawe, kereka n'ujya ureba ama video yashizeho kera akaba ariyo wirebera. Gusa icyishe uyu mwana cyo ntitwapfuye kukimenya neza. Bamwe bati ngo ni uburozi, abandi ngo yavukanye indwara y'umutima, abandi ngo yavukanye indwara y'igifu. Muri ibyo byose ntitwapfa kumenya icyamwishe. Gusa muri byo uko ari bitatu, harimo kimwe cyamuhitanye, ariko abenshi baravuga ko ari uburozi. Ngo umuntu abaho rimwe, ngo ariko abaho neza, iryo rimwe yari byashije umusaruro. Nibyo umwana we yakoze, izina rye yari byashije umusaruro, isi yose irarimenya. Nubwo agiye ariko asize inkuru ku musozi. Abana, abakecuru, abasore n'urubyiruko mbese muri rusange bose, nta muntu utazi Tengetenge. Utwana tutunyeshuri tutaturirimba Tengetenge, ndetse yewe n'ahantu hose ku mafoto n'isura ye. Umukecuru wahumye umuhaye ifoto ya Tengetenge ukamubwira ati uyu muntu uramuzi, yakubwira ko Tengetenge amuzi. Ariko uyu mwana yo agiye aribwo yaragiye kurya amafaranga yakoreye, agiye aribwo yaragiye gukoresha ibitaramo. Gusa ibyo byose ntibikunze, ariko yabayeho neza, yabanye n'abantu neza mu gihe yari akiri ku isi. Urupfu rubabaza abantu kandi rukabashavuza, rukabashengura imitima, ariko ngo amaherezo twese niyo nzira. Ikintu twakibwira Tengetenge, twamubwira ngo aruhukire mu mahoro, kandi ntituzamwibagirwa kubera ibihangano asize imusozi. Ibyo ntibyatuma izina rye ryibagirana, n'abazavuka bazamumenya. Bibaza uti uyu mwana yakoraga iki? Mbese ko yari afite impano irenze, ari hehe?
ariko nta kundi twabigenza. Ruhukira mu mahoro tengetenge. Hari abantu murebye iyi video ikabababaza, ariko hari n'abagiye kuyireba bagatangira kunuka muri comment. Aya mavideo nanjye nyareba byanteye ikibazo, birambabaza, ariko mu kuyareba kwanjye navuze ati reka ntangaze inkuru. Nawe niba ushaka kubireba, genda kuri account ya TikTok wandike Murongi tengetenge. Amavideo narebye nawe uri uyabone. Birababaje kandi biteye agahinda. Yo disi uwo muntu urebye iyi video, ndakwinginze mfasha kandi kuri buto subscribe kugira ngo ibiganiro nzajya nkora bize kugeraho mu bambere. Mugire ibiro byiza, ndabashimiye.